sana. Hari abantu batangira gusenga ibintu byaramaze ari bya bindi bavuga ngo amazi ashaka kurenga inkombe. We ntugategereze ngo usenge ibintu bimaze kuzamba. Yesu ashimwe cyane. Ugihita ufatirana. Rero iyi minsi 7 nuyikurikirana neza, ni iminsi umwuka wera ari kuvugana nanjye ko hari ikintu agomba gukora kuri wowe no kuri njye. Haleluya. Noneho rero ejo murabizi ko ari topic nari nababwiye. Ndimo ndasenga nkiri mu rugo, umwuka wera yahise ambwira ngo oya no, biriya bishyire ku ruhande. Kandi biravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Imana irambwira ngo duhangane n'ibicaniro. Uyu munsi iki cyumweru cyose nicyo gusenya ibicaniro bigushika, byagiye bikurimita, bigukwega bigusubiza inyuma. Ibicaniro bigukwega bisubiza inyuma. Hari igicaniro gishobora kugukwega we mu mwuka, kikakumaraho amasengesho, kikakuvanaho connection z'amasengesho. Wajya unashaka n'ibingi ubona byo kwiriza ubusa, we wageza saa 6 saa 8 inzara ikakurya ukumva warya, kumbe hari imbaraga z'igicaniro ziri kugushika ko zizi yuko nusenga ubuzima bwawe burahinduka, nusenga urazicika, nusenga urazitsinda. Noneho sasaka icyo gicaniro kikagushika kivuga ngo ya ntagomba gusenga Imana rurema, nasenga Imana rurema nitumukira, nasenga Imana umuremyi w'ijuru n'isi araducika. So kugira ngo rero tukomeze kumuboha no kumuzirika, reka tumushike tumubuze gusenga. Wowe ugasanga unaniwe gusenga, wikibwira ngo nibisanzwe n'umubiri wawe ni kukoze cyangwa ni kutekumbe, hari imbaraga zagushitse ziri gushikira ku gicaniro. Undi ugasanga hari igicaniro cyo mu muryango cy'indwara wenda ya diabete cyangwa ya kanseri cyangwa cy'impfu za hato na hato cyangwa impfu zimwe. Mu miryango hari abantu usanga hari abantu bapfa urupfu rumwe, urugero rwa hafi, ugasanga bose bapfa bishwe no mu nda, abagiye bapfa bataka mu nda. Ahandi ugasanga mu muryango abagiye bapfa bicwa n'indwara imwe runaka. Abandi ugasanga muri uwo muryango ntihajya habura impanuka muri uwo muryango, kumbe ugasanga ntihajya habura impfu z'impanuka. Abandi ugasanga imwe mu miryango ntihabura urupfu rw'abantu bapfuye ari uko amaraso yamenetse, babanize, barashe, babatemye, bagize gute. Abantu bakibwira ngo izo ni impfu zisanzwe, kumbe hari igicaniro cyubatswe muri uwo muryango cy'uko muri uwo muryango agomba kuzajya hasohoka umwe mu muryango upfuye yishwe n'impanuka, umwe mu muryango upfuye yishwe no mu nda, umwe mu muryango upfuye agize gute, apfuye bamutemye cyangwa se bamuteye icyuma cyangwa bamunise. Impfu mubona izi zose ziratekinikwa zigapangwa. Njyewe niba nshaka kukwicisha ngiye kukurogesha, ijambo rya mbere njya kuri cya gicaniro. Ibicaniro rero ni bibiri, hari igicaniro cy'Uwiteka hakaba n'igicaniro cya Satani. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Noneho igicaniro cy'Uwiteka kirakora, n'igicaniro cya Satani kigakora. Noneho iyo mu muryango hubatswe igicaniro cya Satani, kikubakirwa impfu runaka zihora ari zimwe, kikubakirwa indwara runaka y'umuryango, wowe ukaba ufite indwara ihuye na ya yindi y'umuryango, ntabwo ishobora gutandukana nawe utarasenya cya gicaniro cy'ubwo burwayi bwo mu muryango. Imana idufashe mu izina ryande. Ndagira ngo munyumve kuko mu kanya turaza kwinjira mu mwuka wo gusenga, ariko kugira ngo basi usenge uzi icyo usengera. Amen. Mbere rero yuko twinjira mu by'igicaniro, reka tubanze tuvuge ku mpamvu yo gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa no gusenga. Dusomere Mariko igice cya 9 n'umurongo waho, wenda banzu hagere. Mariko igice cya 9. Mariko igice cya 9 hera ku murongo
wa 16 twumve. Dusomere vuba. Arababaza ati mwariko murabahaririza ibiki? Mwe muri iryo shengero aramwishura. Hera ku murongo wa 20. Baramubaza iyo mpwemu ihumanye baramuzana iyo mpwemu ihumanye ica iramujegeza cyane. Aratemba arigaragura abimba ifuro. Yesu abaza se atamaze igihe kingana iki bimutera bityo? Aramwishura atuhereye mu bwana bwiwe, kenshi cyane imuta mu muriro no mu mazi ngo imwice, ariko namba hari icyo ushobora tugirira akagongwe udutabare. Yesu aramwishura atuvuze uti namba wo bishobora, erega byose bishobokera uwizeye. Se uwo mwana aca aturika cyane ati ndizeye, fasha ukutizera kwanje. Yesu abonye abantu bagwirirana biruka, akankamira iyo mpwemu ihumanye ati yewe mpwemu y'ikiragi kandi y'igipfamatwi, ubwanje ndakubariye muvemwo, ntukamugarukemwo ukundi. Yes. Irataka iramujegeza cyane imuvamo amera nk'uhwereye. Bituma abenshi bavuga batarahwereye, benshi bakeka ko apfuye birangiye. Yesu amufata ukuboko aramuvyura arahagarara yinjiye mu nzu. Abigishwa be bamubaza. Ako niko kajambo nifuza wo murongo wa 28. Ariko nagira ngo duhera aho ngaho kugira ngo tuze kumenya uwo murongo wa 28. Binjiye mu nzu, abigishwa be baramwegera baramubaza bati tweho mbega ko byatunaniye kuyisenya cyangwa kwirukana no mwuka, kuyu mwuka watunaniye, kwiki kibazo cyanze gucika, kwiyi ndwara yanze gukira, kubu bukene bwanze kuvaho, kwibi bibazo bigenda byisubira bigenda bigaruka, ko byatunaniye, uko ni gute twabigenze? Umva ukuntu Yesu yasubije. Arabishura ati bene ivyo ntikugwamwo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Komera Imana amashyi menshi. Dutangiye amasengesho yo kwisonzesha no gusenga. Semene amen. Kwisonzesha ariko no kugira gute? No gusenga. Wisonzesheje cyangwa se wiyirije wisonzesheje ntusenge ntacyo bimaze. Uramutse wisonzesheje hariya mu kazi kawe, ntuze kugira umwanya wo kuza gusenga, we ntacyo bimaze. Ni ibintu bidasigana. Kwisonzesha no gusenga nibyo byonyine bikuraho icyo kibazo cyananiranye, cya kindi wakoresheje ubwenge bikanga, cya kindi abaganga bananiwe, cya kindi za diplome zananiwe, imiryango yananiwe, inshuti zananiwe, abavandimwe bananiwe. Icyo gikurwaho no kwisonzesha no gusenga. Noneho sasa Imana idupangiye icyumweru cyo kwisonzesha no gusenga, dusengera ivyo byananiranye. Bwana sifiwe. Turasengera ibintu byananiranye. Ntusengera ikintu cya kindi wakwishoborera muri iki cyumweru. Semene amen. Wirinde gusengera ikintu nawe uzi washobora. Niyo mpamvu twavuze ngo
ufite ushaka kugura ikibanza, ushaka kugura imodoka, ushaka kubaka inzu, ushaka kugira gute azamure kwizera kwe. Ushaka mariage, ushaka iki, ibyo bintu bifatika ku buryo uzahagarara hano ugashima Imana ufite ishimwe rifatika. Amen. Ngiye mu rusengero rwahunse ari abantu narababwiye ni hari amashimwe mba nifuza amashimwe y'ibintu bifatika bikomeye, aho umuntu atanga ishimwe akumva ko ari ikintu gifatika gikomeye twese twemera tukavuga ngo ego kweri iki ni Imana yakoze ibikomeye. Semene amen. So rero ni ugusengera ibintu bikomeye, gusengera ubutunzi ukabuhoza ubutunzi ukaba umutunzi. Semene amen. Ukagira amagara meza, ntuzongere gushima Imana ngo yagukijije indwara, ahubwo ukazajya uhora utanga ishimwe ry'uko Imana yakurinze uri amahoro, wowe utajya urwara. Semene amen. Ukaba ufite assurance y'umubiri wawe kutajya urwara. Ikibazo cy'ubutunzi, ukaba ufite ubutunzi, iterambere ryawe rihoraho mu buzima bwa buri munsi, ugahora ubishimira Imana. Amen. Ikibazo cy'ubuzima bw'umwuka, kuko hari ibintu bice by'ingenzi iyo turwana intambara z'umwuka, hari ibintu bine by'ingenzi tuba turwanira kugira ngo tubishikeho. Icyambere na mbere nta kintu wakora udafite amagara meza, kubaho ufite amagara meza. Icya kabiri kugira ubutunzi. Yesu ashimwe cyane. Icya gatatu kuba mu muhamagaro wawe, kuba uri mu muhamagaro wawe. Icya kane iterambere mu byo wahamagariwe cyangwa mu byo ubamo. Haleluya. Icya gatanu wenda ari nacyo kigomba kubanziriza imbere, ari cyo cya mbere kugira umubano mwiza n'Imana ibihe byose. Icyo nicyo bundi cya mbere, kugira umubano mwiza hagati yawe n'Imana. Haleluya. Kabiri kugira sante nziza, amagara meza atarwaragurika. Gatatu ubutunzi. Kane iterambere. Gatanu kuba mu muhamagaro wawe. Gatandatu gutera imbere mu muhamagaro wawe. Bwana sifiwe sana. Ibyo rero niyo turwana mu mwuka, nibyo tuba duharanira. Haleluya. Rero hari igihe usanga muri ibyo bice byose ikibishika ikibibuza ari Satani. Satani kugira ngo ninjire muri ibyo bintu, ongera udusomere Abatesalonike, urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 2 n'umurongo wa 18. Pasiteri we aturebere, umushumba aturebere Petero wa kabiri igice cya wa mbere igice cya 5 kuva ku murongo wa 7. Pasiteri aturebere Petero wa kabiri wa mbere 5 7. Mwarimu adusomere aho ngaho urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 2 n'umurongo wa 18. Dusomere mwari. Kabiri umurongo wa 18. 16 soma tumve. Ariko umwami wacu Yesu Kristo ubwiwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha. Oya, jya mu ba mbere by'Abatesalonike ba mbere igice cya 2 ndumva ataraho. 18. Uko twagomba kuza iwanyu. Naho nashakaga. Umva Paulo arimo arandika aravuga ngo twagombaga kuza iwanyu. Mbere jewe Paulo, ndetse ngewe Paulo, kubigomba si rimwe. Ntabwo kubigomba byari rimwe, nuvuga ngo ntabwo nabishatse rimwe, ni kabiri kose. Ni kabiri kose Satani akatubuza. Ngo Satani akamubuza. Urumva ko hari ikintu ushobora gushaka kugeraho, ukagishaka rimwe, ukagishaka kabiri, Satani akakwitambika akakubuza. Noneho ibaze nawe utekereze mu mavuta Paulo yari afite yo gukiza indwara, yo kwirukana abadayimoni, yo gufungura amatorero muri Aziya n'i Burayi. Igihe kimwe yagambiriye kujya i Tesalonike, abigomba rimwe,
arabipanga arabyuzuza neza. Agiye guhaguruka havuka ikibazo gituma atagenda. Arongera nanone arategura urwo rugendo, arutegura nk'ibisanzwe. Agiye guhaguruka ngo agende, nanone havuka ikibazo gituma adahaguruka. Ariko yinjiye mu mwuka asanga yuko kutagenda kwe hari umwuka ubyishe inyuma. Uwo mwuka witwa Satani ari uramubuza. Imana idufashe mu izina ryande. Satani ashobora kukubuza kubyara. Satani ashobora kukubuza gutera imbere. Satani ashobora kukubuza kubaka urugo rwa karusenya. Satani ashobora kubuza umubiri wawe amahoro. Niyemere ko umubiri wawe waba amahoro, akakugabaho imyambi y'indwara izizwi n'izitazwi. Abuza umubiri wawe amahoro, kuko yabashije kubikora kuri Pawulo. Niba yarabashije kubikora kuri Pawulo, wowe rero urinde. Wari ufite amavuta. Pawulo hari indwandiko yanditse aravuga ngo Imana yampaye ibitangaza bikomeye n'ibimenyetso by'imbaraga z'umwuka wera bimbashisha kubwiriza ubutumwa aho butigeze bugera. Yari afite amavuta. Ariko igihe kimwe aza guhishurirwa iki? Satani ashobora kubuza umukobwa gushyingirwa. Mufiyanse akazageza umunsi batangiye muri fiyansa ibintu bimeze neza, hakavuka impamvu umusore akamuta. Uwa mbere akazi, wa kabiri bikagenda gutyo. Abantu bakibwira ngo nibisanzwe, kumbe ni Satani. Bwira mugenzi ngo akiwe karashoboka muri iki cyumweru. We ntabwo agomba kukubuza mu izina rya Yesu. Twamuhishuriwe. Dusomere pastor noneho tumva aho ngaho. Petero wa mbere 5:7. Aravuze ngo korere amaganya yanyu yose, muyikoreza amaganya yanyu yose, kuko ibababara. Mwirinde ibiboreza, mwamwe mugavye. Mwirinde ibiboreza, mwamwe mugavye. Umurezi wanyu ariwe wa mugwanizi. Umurezi wanyu ariwe wa mugwanyizi. Agenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa. Agenda ngo nk'iki? Nk'intambwe. Y'ikinyarwanda yo iravuga ngo agenda azerera ameze nk'intare. Yeah. Ngo nk'intare ashaka uwaconcomera. Y'ikirundi iravuze ngo agenda ameze nk'iki? Nk'intambwe arondera uwarotsa. Komeza hepfo noneho. Yeah. Mumurwanye mufise ukwizera. Mushikamye. Munashikamye. Nushaka guhagarara aho ngaho. Ni ibintu bitatu hano Bibiliya ivuga ngo mumurwanye mufise kwizera. Ijambo rimwe. Ijambo rya kabiri mushikamye. Nukuva uri mu mwanya umwe utajegajega. Semene emene. Haleluya. Mumurwanye nubwo azerera ameze nk'intare, ashaka uwagirira nabi, ashaka uwababaza. Biravuga ngo mumurwanye mufite kwizera kandi mushikamye. Haleluya. Biravuga ngo aza dusomere Yakobo 3:8. Yakobo nawe 3:8 hari icyo atubwira. Ariko ururimi nta muntu yorufata. Aho ni 3:8. Reba 4:8 cyangwa nutse tumve. Mwiyegereza Imana. Naho nashakaga. Mwiyegereza Imana nayo izobegera. Yemwe banyabyaha. Nimukarabe. Yemwe ab'imitima ibiri. Nimwiyeze imitima. Komeza. Mubabare, muboroge, murire,
ibitwengo byanyu. ariko hari ijambo ntumvise, haravuga ngo murwanye satani mwegera Imana izabegera, murwanye satani azabahunga. muri uwo murongo w'umunani ahari so mu busome rero niryo jambo nashaka. Mwiyegereza Imana, mwiyegereza Imana nayo izobegera, yemwe banyabyaha nimukarabe, yemwe imitima ibiri nimwiyeze imitima. naho ngaho iyo ikinyarwanda rero numva aho ngaho mu Kirundi hari ijambo ryavuyemo, kuko iyo ikinyarwanda haranivuga ngo murwanye satani azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. n'uwindwi dusomere rero w'irindwi, murongo w'indwi. nuko mugamburukira Imana, ariko murwanye wa mugwanizi, nawe azobahunga. nushaka guhagarara aho ngaho semenemene. Imana yaduhaye isezerano yuko igihe cyose tuzahagurukira kurwanya satani azaduhunga. satani wateye urugo rwawe, agatera iterambere ryawe, agatera umubiri wawe, agatera abana, agatera amagara yawe, agatera mu kazi kaho ukorera. nitumurwanya muri iki cyumweru aragira gute? araduhunga. noneho rero sasa ngarutse, ntabwo satani ashobora gukora hano mu isi adafite igicaniro. ibyo byo ntibishoboka. huko Imana nayo hano mu isi idashobora gukora idafite igicaniro. ndaza gusobanura igicaniro icyo ari cyo. Yesu ashimwe cyane, haleluya. nuvuga ngo mu isi y'umwuka, nimvuga isi y'umwuka menya ngo ni isi itaboneka ariko iriho. Abakolosayo haratubwira ngo niyo yaremye ibitaboneka n'ibiboneka. haleluya. ni ukuvuga ngo rero iyi Imana dusenga yaremye ibiboneka, irema n'ibitaboneka. irema isi y'umwuka itaboneka, irema n'isi iboneka ibifite imibiri. noneho rero iyo tuvuga ngo isi y'umwuka menya ngo n'isi itaboneka yo mu mwuka iriho kandi ikora. semenemene. noneho iyo si yo mwuka kugira ngo ikore hano mu isi hano y'ibifite imibiri biyisaba igicaniro. ubwo tugiye rero turavunagura. dusomere Itangiriro 8. ijambo igicaniro muri Bibiliya riboneka inshuro 160 zose. ijambo igicaniro Bibiliya ikivugaho inshuro 160 zose. noneho sasa ubundi icyo Bibiliya ivuze birenze gatatu, icyo kintu kiba ari cy'ingenzi. umukristo aba agomba kugikurikirana akiga akakimenya, akamenya icyo ari cyo. semenemene. akamenya ko ari ukuri. noneho rero mwitangirira igice cy'8 umurongo wa 20 dusomere aho ngaho. maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro, Uwiteka igicaniro, yabira mu bitungane byose. ariko hera ku murongo wa 18. nuko Nowa asohoka, bo n'abana biwe n'umugore wiwe, n'abakazana biwe, n'ibitungano, n'ibikoko byose, n'ibyikwega hasi, n'ibiguruka byose, mbere n'ibigenda ku isi byose, nk'uko amoko yabyo ari. birasohoka biva muri ubwo bwato. maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro, yabira mu bitungano byose, no mu bikoko byose bitazira, no mu biguruka byose bitazira, abitangira kuri icyo gicaniro kw'ibimazi byo kotswa. ariko abikoreye ku gicaniro. umva, Imana imaze kurimbuza isi umwuzure nk'uko mubizi. isi umwuzure, Imana igushije imvura iba nyinshi, iragenda irengera amazu,
irengera abantu, irengera imisozi, yica abantu n'ibintu. Nowa ararokoka kuko yari ari mu nkuge nk'uko mubizi, izo nkuru murazizi. Noneho rero mu gihe rero amazi yari amaze gukoma ku isi kugira ngo ubuzima bwongere busubirane ku isi, imibereho yongere ibeho ku isi. Amen. Ashaka ko ubuzima bwongera kuza ku isi, imibereho ikongera ikaza ku isi, ubuzima bukongera bugatungana. Agisohoka mu nkuge ngo yubakira Imana ihoraho igicaniro. Amen. Kumbe ibyo ushaka ko bisubirana, ko biba bizima, bikeneye kubakirwa igicaniro. Amen. Haleluya. Ndavugana n'abanyabwenge baba bafite ubwenge bwo kumva ibintu mu mwuka. Abumva mu mubiri byo byabagora ntibanyumva. Nowa yubakira igicaniro uhoraho nyuma y'uko isi yari ihuye n'akaga, yari ihuye n'amakuba, ariko we arokotse n'umuryango we. Akabona ararokotse, avuye mu nkuge. Ku isi imyaka yashize, nta gihingwa kikiriho, nta nyamaswa zikiriho, nta matungo akiriho, keretse ayo yari yahungishirije mu nkuge. Kandi arashaka ko ya matungo yongera akaba menshi mu isi. Arashaka ko isi yongera gusubira mu buzima, ubuzima bukongera bugahora nk'uko bwahoze. Ngo agisohoka mu nkuge yubakira uhoraho igicaniro. Amaze kubakira igicaniro uhoraho, ariko ujye wibaza ukoresha ubwenge bwawe, kuki uhoraho byabaye ngombwa ko bafata muri ariya matungo akayakata akayashyira kuri icyo gicaniro abikorera Uwiteka? Ese Uwiteka ararya? Ese Uwiteka aranywa? Kuki uwo muhango? Kubera iki? Nge ndabyibajijeho pastor, ndabyibaza ndavuga ese Uwiteka kubera iki byabaye ngombwa? Aya matungo n'ubundi yari ayawe, yari yarokoranywe na Nowa mu nkuge. Noneho Nowa avuye mu nkuge, yubatse igicaniro cyawe. Amaze kubaka igicaniro ariko abigerekaho ibyo bimatsi, amaturo yitwa ibimatsi by'ibitambo, twebwe tubyita ibitambo. Abigeretse hejuru y'igicaniro. Nibajije kubera iki byabaye ngombwa uno muhango? Amen. Amen. Umwuka wera ahita amenya ishu, arambwira ngo Imana iyo iguhaye ibishaka kugira ngo muri cya cyubahiro cyayo nawe muri bya bindi yaguhaye use nkaho bigarura imbere yayo. Amen. Haleluya. Ubone ko wabigaruye imbere yayo, ariko kandi imbere yayo ku gicaniro cyayo wubatse. Noneho rero nyiraho ngaho, igicaniro ni iki? Igicaniro ni daraja, ni ikiraro gihuza isi y'umwuka n'isi y'ibifatika. Amen. Noneho rero icyo kiraro ni iki? Ni ahantu rero nk'aha ngaha abantu bahurira, bakahahurira bagiye gusenga uhoraho. Amen. Babiri cyangwa batatu, aho hantu ako kanya hahita hahinduka igicaniro cy'uhoraho. Hari igicaniro ushobora kubaka kiwa iwawe mu rugo, ariko hakaba n'igicaniro cya rusange, ari iki ngiki turiho. Amen. Kiba cyarubatswe kikubakwa kikitirirwa Uwiteka, inzu y'Uwiteka. Haleluya. Noneho rero ni ukuvuga ngo aha hantu Imana mu gihe cyo mu kuva, Imana yari yabwiye Abisirayeli ngo aho nzatoranya, aho ngaho niho muzashira inzu yanjye. Bwana sifiwe. Bishatse kuvuga ngo aha rero ni igicaniro Uwiteka aba yaratoranyije, n'ubutaka. Niyo mpamvu na ubutaka Satani yabirwanya tabirwanya, mugomba kubugura mu izina rya Yesu bukaba ubwanyu.
semene amen. Ikuzimu bakabimenya ko n'ubutaka bwerejwe Uwiteka, bwahawe Uwiteka, hari igicaniro cy'Uwiteka, habwo kigomba kuzajya gihora kimuka umunsi uko umwaka utashye. Semene amen. None iki gicaniro cya rusange, iki gicaniro kugira ngo ubundi igicaniro kigira imbaraga, kigira ubushobozi, icy'Imana kigira ubushobozi bwo kubohora abakizaho. Mbega urwo rusengero, aho hantu muri urwo rusengero hitwa igicaniro cy'Uwiteka, haba ububasha bwo kubohora abantu, haba ubushobozi bwo kubohora abantu, indwara z'abantu zikire, ibibazo bive mu bantu, bazimu bagende, zakarande zicike. Semene amen. Kugira ngo igicaniro kigire imbaraga bisaba ibintu bitanu by'ingenzi. Icya mbere ni Imana y'igicaniro isengwa, hasengwa iyihe Mana kuri icyo gicaniro. Icya kabiri, semene amen, ituro ry'igicaniro. Icyo gicaniro gitangirwaho amaturo ngana kibwoko ki, abakitabirira bakijyaho. Ese bagitangiraho ibitambo bingana iki? Icya gatatu, umutambyi w'igicaniro ariwe muyobozi w'igicaniro. Icya kane, umuriro w'igicaniro. Iyo tuvuga umuriro w'igicaniro, ni ya masengesho akorerwa kuri cya gicaniro. Semene amen. Ubwinshi bwayo. Hari ikintu wumvise yemwe? Aha, ndavuga ku gicaniro cy'Uwiteka. Noneho rero reka ngaruke ku gicaniro cya Satani. Igicaniro cya Satani nako, kuko Satani nawe agira ibicaniro, ari byo nshaka turi buze gusenya no gusambura. Ntabwo Satani ashobora kukuzinga, ntabwo ashobora kukuboha, ntabwo ashobora kuguteza indwara, ntashobora kuguteza ubugumba, ntashobora kuguteza ubukene, ntashobora kugusenyera urugo, ntashobora gufata ubwenge bw'abana bawe ngo babure ubwenge mu ishuri, ntashobora kuzinga umuntu ngo amuteze indwara ihoraho, cyangwa za ndwara wumvise nagenda ziri karande z'umuryango, hatariho igicaniro cyamwubakiwe. Ibyo ntabwo bishoboka. Haba hari umuntu ugenda akajya ahantu ku gicaniro cya Satani, ufite iyindi myemerere, ufite iyindi myizerere itari yo mu Mana iyi ngiyi dusenga uhoraho Uwiteka. Noneho ya myemerere n'imyizerere ye akaba yumva yuko agomba kukugirira nabi, yakureba ukugenda, yabona ukoze mariage akavuga ati arabeshyera ubusa ntazavyara, wavyara akavuga ati arabeshyera ubusa ntazarumbanamo, watangiza business akavuga ati ishari rikazamuka ati ariko arabeshyera ubusa ntabwo ntacyo azageraho. Uwo rero bimusaba kugira ngo agende ku gicaniro cya yamyu, hahandi hagomba guturuka ibyo kwifurizaho ko bikubaho, akajya hahandi, vuga akajya hahandi mu yindi sindi, ku kindi gicaniro cy'izindi mana zitari Imana nyakuri. Ubundi Imana nyakuri ni imwe. Nibyo Yesu yavuze ngo ubugingo buhoraho nuko bamenya Imana y'ukuri. Haleluya. Ngo bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Komera Imana amashyi menshi. Hari abandi baba rero, haraba Imana ni nyinshi, ntuzakanga umuntu wumva avuga ngo Imana ni nyinshi, ariko iyo ukuri bimwe rukumbi. Semene amen. Iyo y'ukuri rero ni yiri muri Kristo Yesu, ni yaduhaye Yesu Kristo. Haleluya. Ikamutanga igitambo. Hango kuki ibyo munsi umwe nigeze kubyibaza, ndavuga kuki Imana itashatse uburyo bundi bwo kuduha agakiza, bikaba ngombwa ko itanga umwana wayo amaraso akameneka agapfa. Mwuka wera aza kumbwira ngo ayo niyo mategeko agenga isi y'umwuka.
ntabwo Imana ishobora kwica itegeko kandi ubwaya aba ariyo yarishyizeho. Semenemene. Gucungura umuntu, gukiza umuntu byabaye habaho igitambo cy'amaraso y'umwana w'Imana witwa Yesu Kristo. Umubiri uricwa kugira ngo ducungurwe. Semenemene. None kuko aya ari amategeko y'isi y'umwuka yigenga, yaba igice cya Satani hari ayo mategeko abigenga. Ukijya ku murozi cyangwa ku mupfumu, ijambo rya mbere takubwira ati ituro ry'abakurambere. Hari abo baryita ngo ni inzoga z'abakurambere, hari abo berero bakavuga ati kimazi. Icy'ingenzi nuko cyitwa ituro, kuko niko izo si z'umwuka zikora. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero turatangira gusambura, ubwo tuzakomeza ejo. Turatangira gusambura bimwe mu bicaniro byubatswe mu muryango. Ejo tuzagaragaza ukuntu byubakwa, byamara kubakwa noneho sasa bakabitangira amaturo, bakazajya babicishaho abana babo. Nkuko ushobora kuza hano mu nzu y'Imana ukavuga uti Uwiteka we, ndasengera umwana wanjye, nguhaye umuhungu wanjye, nguhaye umukobwa wanjye Uwiteka, nguhaye akazi nkora, nguhaye ibyo nkora Uwiteka, nguhaye urubyaro rwanjye. Uko ugenda usenga uri ku gicaniro cy'Uwiteka, urimo uratanga urubyaro rwawe ku Mana. Semenemene. None rero hari abandi bajya kuri icyo gicaniro cy'izindi mana zitazwi, akavuga ati tubahaye agahungu kacu, turabamurikiye uduhuko abakobwa bacu, bazashyingirwe, bazagire gutya na gutya, ariko bari kugutanga hehe? Ku zindi mana zitazwi, imana Satani, imana imizimu. Tuzagaragaza n'imana abantu, aho umuntu ashobora kwigira imana, umuntu bakamuramya. Tugaragaza n'ingaruka zabyo kuri ibyo bicaniro. Uyu munsi rero tugiye gusambura ibicaniro by'imizimu, tugiye gusambura ibicaniro byose bifasha ubuzima bwawe, tugiye gusambura ibicaniro biguteza ibyaha. Hari n'ibicaniro bimwe na bimwe biteza abantu ibyaha, kugwa mu byaha bya hato na hato. Wowe ukibwira ngo kugwa mu byaha byawe ni ibintu bisanzwe, kumbe hari umwuka tu uva ku gicaniro runaka ukaza ukinjira muri wowe ukaguteza kugwa. Bicaniro birwanya kwizera kw'abantu, kwizera k'umuntu ugasanga ahora ashidikanya, ahora yihebye. Reka nkubwire, bashobora kuroga imyemerere yawe. Satani ashobora kuzinga kwemera kwawe no kwizera kwawe kugira ngo kudakura, kugira ngo utagera mu masezerano y'Imana. Ariko ibyo byose bikorerwa ku bicaniro. Twaje rero ku gicaniro cy'Imana ihoraho. Sema amen. Sema amen. Nawe yubakira igicaniro cy'Uwiteka, amaze kubakira igicaniro cy'Uwiteka, nabivuze ngo ashaka ko ibintu bisubira mu buryo. Urashaka ko ibintu bisubira mu buryo, urashaka ko ibyanze byongera gukunda. Semenemene. Dore uri ku gicaniro cy'Uwiteka. Kuri iki gicaniro cy'Uwiteka rero hari amasengesho tugomba kuhakorera. Amen. Twisonzesha, dusenya bimwe, twubaka ibindi. Amen. Amen. Bibiliya yavuze ngo mumurwanye mushikamye mufite kwizera. Irongera ngo murwanye kandi azabahunga. Ahaturuka ubukene tugomba kuhajya tukahafunga. Ahaturuka za ndwara tugomba kuhajya tukahafunga. Ahaturuka bya byaha waraswaga tugomba kuhajya tukahafunga. Semenemene. Ahaturuka cya cyangiro n'igisuzugwa no gutabwa n'umugabo tugomba kujya ku isoko tukahafunga. Sema amen. Noneho kuko turi ku gicaniro cy'Uwiteka kiduhesha umugisha. Haleluya. Iki gicaniro ni igicaniro kigomba kuzimya imivumo, kigahanagura iyo mivumo yose ibyo bicaniro bibi, ukakira umugisha w'Imana kandi ukawuviva. Bwira mwene so ngo ukawuviva. Apana kuba mu mugisha mu magambo ariko utakugaragara, utawubamo. Turashaka kubamo muri iki cyumweru mu izina ryande. Ibyo ukubujije rero ni bimwe muri ibyo bicaniro. Haguruka mu izina rya Yesu, dutangire gusenga.
umushumba yambwiye ngo tuzajya dutangira gusenga saa 12 zuzuye, sibyo pastor? Saa 12 zuzuye, ziruzuye rero. Tugiye gusenga. Amen. kabisa. Tugiye gufata umwanya uhagije wo gusenga, dusambura ibyo bicaniro. Ntabwo bishoboka ko umuvumo gufata hatagize umuntu ngo agende yicara ahantu avuge ati hari abandi batongerwa nabo basengana, akazamuka umusozi kajya ahantu akavuga ati ndaboha ndazirika, ntabwo nshaka ko agenda, ntabwo nshaka ko atera imbere, ntabwo nshaka. Abo nabo tutawashugurikia katika jina la Yesu. Amen. Kuko iyo binjiye muri icyo gice baba babaye abarozi, baba babaye abanzi bacu, ntabwo baba bakiri abakunzi bacu, baba bifatanyije na Satani urwanya iterambere ryanjye, urwanya iterambere ryawe. Abo rero nao tunapashwa kuwashugurikia kama vile wachawi. Vuguti amen. Amen. None tuzagaragaza ukuntu ibicaniro bigenda byubakwa hirya no hino. Tuzongera tugaruke mu nzozi zigaragaza ko hari ibicaniro bigushika biri aho nanone aho ngaho, ariko ntabwo ari kubigaruka gusa, kubisambura duhamagara umugisha w'Imana. Ariko kandi byibuke ukizirikane kuri iki gicaniro cy'Uwiteka. Ahangaha iki gicaniro cyubatse Uwiteka, cya kindi Nowa yubatse. Ejo tuzakomeza turebe nyuma ya Nowa amaze igicaniro no gutanga ibitambo icy'Imana yakoze, noneho irazimuha isezerano ry'umugisha, ishyiraho n'ikimenyetso cyuko iby'Imana ivuganye nawe bitazakuka, bizahoraho ibihe byose. Ariko bivuye kuki? Ku gicaniro ari yubakiye Uwiteka. Zamura ibiganza byawe twinjire mu mavuta yo gusenga Imana. Nk'ibisanzwe turabanyabyaha, biravuga birango twakoze ibyaha twashyikiza bw'Imana. Kandi nkunze kugaragaza umuntu umwuka ukuntu ibyaha bimufata nk'uko umubiri w'umuntu, uko wakoga kose, nk'ubu tuvuge woze, ugiye ukaryama ukamara iminsi 2, niyo waba uryama mu mashuka meza, iminsi 2-3 utongeye koga, usanga umubiri wawe watangiye kugira gute? Kuzana impumuro mbi. Nuva mubiri ukoze mu mwanda nawe ubwawe. Niko rero n'ubuzima bw'umwuka bwandura rimwe na rimwe. Twandurira mu byo tuvuga, ugasanga twacumuye mu byo twavuze, twacumuye twatekereje, mu byo twagambiriye, mu byo twarebye. Wareba umuntu ukanegura, ugasanga ku kanya uranduye, ukoze icyaha. Tugiye kubanza kwiyeza. Zamura ibiganza byawe, vuga uti Data wa twese uri mu ijuru, ndi ku gicaniro cyawe, sabye imbabazi z'ibyaha byanjye by'uyu munsi wose nakoze. Amaraso yawe, amaraso ya Yesu yamenetse ku bwanjye, akava mu mubiri we ku bwanjye. Yesu Kristo yuhagira umutima wanjye, yuhagira ururimi rwanjye, yuhagira akanwa kanjye, yuhagira ibiganza byanjye, yuhagira ibyiyumviro byanjye. Uyu mwanya imbere y'Imana ihoraho, Imana y'ukuri, umuremyi w'ijuru n'isi, mpagarare nemye, nta rubanza rundiho rw'ibyaha, nemewe n'Imana ihoraho. Yesu Kristo, amaraso yawe adwikire uyu mwanya, isengesho ryanjye ryemerwe mbere y'Imana, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Iki cyumweru cyose, amasengesho yose nzasengera kuri iki gicaniro, nayo nzasengera mu rugo rw'aho ntuye, yose azumvwe, azasubizwe kuri iki cyumweru. Mbona Imana
y'ukuri y'imbaraga yihishura ubuzima bwanjye isenya menaguye ibyambangamiye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka urakoze mwami maze kumenya igice cyawe icyo kivuze mu buzima bwanjye Gicaniro kimesha umugisha kibohora umugisha wanjye uko ari igicaniro cyubakiwe wowe Uwiteka kuri iki gicaniro izi ndwara zose vanaho imivumo yose mu izina rya Nazareti vanaho imivumo y'abana b'abantu ndi kuri iki gicaniro vanaho imivumo y'indwara vanaho imivumo ibyarwa vanaho imivumo iva vuga uti mvanaho imivumo iva komoka ku bicaniro by'abadayimoni by'abazimu by'abapfumu indwara uyu munsi ibi bicaniro bisenyuke ku buzima bwanjye uyu munsi imitongero natongerewe iva ku bicaniro by'abapfumu n'abarozi n'abazimu n'abadayimoni bisenyuke mu izina rya Yesu Nazareti ibicaniro y'ibyaha byo mu muryango bisenyuke bimveho mu izina rya Yesu Nazareti ni ku gicaniro cy'Uwiteka ntabwo umugisha Imana ihoraho zamura isengesho ryawe ubwawe wisengere ubwawe uhamagara Imana tangire gusambura ibicaniro bikwaturaho indwara utangire gusambura ibicaniro bikutongera ibyaha bya hato na hato utangire gusambura ibicaniro byafunze urubyaro rwawe usambura ibicaniro byafunze ingendo zawe sambura ibicaniro byafunze imikorere yawe sambura ibicaniro byafunze ubwenge bw'abana bawe sambura ibicaniro pararize sambura ibicaniro biguteza kwangwa ibyatumye abantu bakuvaho tangira ubisambure zopetesekereya iriyo bodesekiriya patasakaraya ndasambura ibicaniro kuri uyu munsi wa mbere w'ibyaha ndasambura ibicaniro by'uyu munsi wa mbere bigura bijyana inyuma ibyangururaga mu gakiza bikansubiza inyuma ibyangururaga mwami mu misengere yanjye bikansubiza inyuma ndabisambura mu izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu w'ibicaniro w'ibicaniro w'icy'ubukene w'ibicaniro wakirize ubuzima bwanjye terakurirwa ku buzima bwanjye ni ku gicaniro cy'Imana ndagusambura igicaniro cy'indwara igicaniro cy'inkura tumaze igihe twarahabyiwe imyaka yaheze twarahabyiwe uyu munsi turatangaza leo ni siku ya kuvuka leo tutavuka wiki ya kuvuka 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 zopetekereya wagicaniro cyubatswe mu muryango tunavuka wiki ya kuvuka wiki ya kuvuka wiki
mesoteke ndi guhishurirwa n'umwuka w'Imana ko hari abantu bakururwa n'ibicaniro byabo mu miryango y'iwabo mesotaka bibashika bibakurura imyuka tugiye kubishambura abo mu miryango y'iwanyu tugiye kubishambura ndagira ngo nsengane nawe ndasengana nawe ariko ndaza kukureka umwanya muto nawe utangire kwishengera tangaza vuga uti mwami Yesu Kristo igicaniro cy'abadayimoni icy'imizimu imyuka mibi cyubatswe data na mama na sogokuru na nyogokuru na data wacu na mama wacu n'abo mu maraso tuvukana ibyo bicaniro imizimu imyuka mibi binsubiza inyuma mugakiza umuhamagaro gukorera Imana n'abisambura n'abisenya izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ibyahagaritse iterambere ryanjye ibyahagaritse amasezerano y'Imana ku buzima bwanjye bikayatindiza uyu munsi ndabisambura ndabisenya n'izina rya Yesu w'i Nazareti ibyubatswe n'abantu dufitanye isano ya bugufi bakabyubakira abazimu n'imyuka mibi bakabinongereraho uyu mwanya ndabisambura izina rya Yesu ndabibomoye izina rya Yesu w'i Nazareti tangira usambure ibyo bicaniro by'izo ndwara zakugendagaho mu muryango tangira usambure ukoraho nyene urwaye mu gusamburaho nyene urwaye hari igitangaza cyo gukira hari igitangaza cyo kubohoka hari igitangaza cyo kwakira agakiza sambura hari ibicaniro bidashaka ko wiga uri hano gusenga senga ubomora senga uvuga senga watura amajambo ibyafashe urugo rwawe byafashe ubutunzi bwawe byafashe akazi kawe byafashe urubyaro rwawe byafashe mariage amagambo bavuze turayahinduye ubusa turabomoye ubaka ikiro kikugeza Kanani ubaka ikiro kikugezayo ndasenya ubutunzi bwanjye ibicaniro byari imisoro y'amafaranga yamejeje mu kode turabisambura turabishwanuza kw'izina rya Yesu bitubuza kujya imbere bitubuza gutera imbere bitubuza kwaguka turabisambura mu izina rya Yesu bicaniro senya igicaniro kikubuza kuduga mu by'ubutunzi senya igicaniro kikubuza kuduga mu mana kikubuza kuduga mu muhamagaro senya icyo gicaniro kikubuza kugira sante nziza niba uri umunyeshuri wiga senya igicaniro cyakubuza kwiga no kuminuza senya igicaniro cyakubuza kujya kwiga hanze mu bihugu byo hanze senya igicaniro cyakubuza kuba umupasiteri ukomeye senya igicaniro cyakubuza icyatwaye umugabo wawe uri hano uri umugore
hari igicaniro cyakunyaza umugabo wawe, hari igicaniro cyagutwaye umugabo wawe, gisambure, gisenye, kiriture zo pete sekriya. Muri ibi bicaniro turabituritsa mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Zambuka abicaniro we, aho wubatswe hose, mu miryango y'aho tuvuka, aho wubatswe hose, mu duce twavukiyemo, mu duce twavukiyemo, turohereza umuriro, turohereza umuriro, turohereza umuriro, turohereza umuriro, turohereza umuriro, umuriro w'umwami Yesu, umuriro w'imbaraga z'umwuka wera, umuriro w'imbaraga z'umwuka wera, umuriro w'imbaraga z'umwuka wera. Nusambure, nutwike, nuvaneho, nushirire, nurimbure, numareho caniro bitubuze kuduga mu iterambere, bitubuze kuduga mu murimo dukorera Imana, mu mavuta, mu by'ubutunzi, mu by'ubukire, mu izina rya Yesu turabisambuye uyu mwanya. Vuga uti mwami Yesu, wowe wapfuye ukazuka, ni wowe Yesu Kristo rukumbi, nta wundi nzi, nifashishije izina ryawe nahawe gukirizwamo, kandi muri iryo zina ijambo ryawe rivuga yuko amavi yose azapfukama n'indimi zikatura kuri umwami. Uyu mwanya ndasenya kuri imbaraga zose zangwanyije kuva nyivuka kugeza uyu munsi, izirwanya ubukire bwanjye, iterambere ryanjye, izamejeje mu nzu z'ubukode, ndasenya umwuka w'ubukode, umwuka wo kutagira gakondo. Umva, ubaye uri hano udafite gakondo, nuvuga ngo ubundi kugira gakondo nuko uba ufite ubutaka aho uturuka, ufite n'inzu yawe, aho ngaho wagize gakondo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko utaragira gakondo ngo uba ufite ubutaka n'akazu kawe gashinzeho, muri icyo gihugu umeze nk'umushyitsi. Rero hari imbaraga zimwe nk'izo ngizo ziba zarafunze uwo mugisha, zikavuga ngo uyu ntazigera agira gakondo, azahora mu ruzerero, azaba mu bupangaji, ajya ava muri iyi nzu ajya mu yindi, ava muri iyi nzu ajya mu yindi. Uwo mwuka tugomba kuwurimbura mu izina ryandi. Haleluya. Mu gihugu cyawe ukabaho nta butaka ufite, muri uyu murwa ufite uburenganzira ku butaka bw'iki gihugu. Semene amen. Irabangonza n'umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kugendera mu mategeko igutegeka, izaguha umugisha muri gihugu urimo, izaguhera umugisha muri icyo gihugu urimo. Semene amen. Amen. Ukeneye kwakira gakondo, kugira ubutaka. Semene amen. Amen. Ndetse waba ufite bubiri ukagira butatu, wagira inzu ebyiri ukagira enye, eshanu, gutyo ugakomeza uzamuka. Niwo mugambi w'Imana. Noneho rero ubayeho utaragira n'imwe. Vuga uti mu izina rya Yesu, risumba amazina yose, izina rya Yesu Kristo nahawe gukirizwamo, rimpesha uburenganzira wo guhabwa umugisha mu bwami bw'Imana no mu gihugu cyanjye. Uyu munsi ibicanire byambuza kubona gakondo yanjye, kubona inzu yanjye, kubona ubutaka muri iki gihugu. Ibyo bicanire ndabisamuye, ndabisamuye mu izina w'Umwami Yesu Kristo. Mbohorera umugisha wanjye, ngiraho mbarizwa, ngiraho ntura mu izina rya Yesu w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Uwiteka. Ndi kuri iki gicaniro, iyo